Niache Diamond Platnumz. Njye twa Kai Proctor. Subscribe, like, share na comment. Nakakwifurije amahirwe n'imigisha mu buzima, ariko sinkubeshye ntabwo nashobora kubikora. Bisa naho naguhase kureba filime itagushishikaje, kandi byibuze nari kukureka ukiryamira. Ubu twanyuze mu mihanda itandukanye, uzajye iburyo njye nzanyura ibumoso. Ntabwo nshaka njye nawe kuzongera guhura nawe. Ntuzongere kumpamagara, ibyo wankoreye bibi birahagije, wakize ku muriro. Udatuma nkubwira nabi nkagutuka. Dore uburibwe wanteye, ubugingo burababaje, ariko uri gushimisha abandi bantu. Urukundo rubaye ari imibare, njye narakubaga wowe ugakuramo. Wari umeze nka sima, hahandi urukundo twari kubakisha wararushwaye. Nari ndi kubaka igisenge, wowe uri kwangiza fondasiyo. Ndeka ndakwiyamye, ndeka guma kure y'umutima wanjye, ndakwiyamye, ndeka. Nizere kuri bukore subscribe kuri YouTube yitwa Kai Entertainment, cyangwa ukadufollowinga kuri TikTok yitwa Kai Proctor. Sinzira kugira ngo ntakurota, ndyamye sinzira. Umubiri wanjye wose wari wuzuyeho amatatu, kugira ngo mbase ndebe ko nakwibagirwa. Niba niyo nayo imodoka byari kuruta nkagonga. Iyo nza kuba ndi ubuki byari kuruta bugapfa. Warambabaje umena nkaho ndi sahani. Wagiye ufungura n'ama WhatsApp group kugira ngo umbwire nabi. Dore uburibwe wanyushijemo mu gihe uri gushimisha abandi bantu. Niba urukundo rwari imibare, njye narakubaga, ariko wowe ukagabanya ugakuramo. Wari sima, nanjye ndi umucanga. Twarafashe gahunda yo kuzubaka urukundo rwacu, ariko mu gihe nubakaga igisenge, wowe waguri gusenya fondasiyo. Ndeka umutima wanjye warababaye, urimo urwango. Genda kure, undeke. Ntuzongere guhamagara inshuti zanjye, ntuzongere kumpamagara. Ndakwiyamye, mbabarira, ndakwiyamye, undeke. Kai Proctor, Kai Entertainment, na TikTok yitwa Kai Proctor. Mba narakubeshye igihe wansekeraga, mba narakubeshye inteko, ariko umutima wanjye ndakwanga. Nakabaye naribeshye kugukurikira, nari kukubeshya gukomena nawe, ariko narakwanze.